Reka dushimire Imana rero kubw'ibi byumweru bibiri tugiye kumarana twiga ijambo ry'Imana, kandi muri ibi byumweru bibiri dufite insanganyamatsiko igira ngo kwa kwizera kw'abakurambere kurakenewe muri iki gihe tugenje gute dusubiyemo. Ntabwo nzi niba tureba neza cyangwa se ntabwo nzi niba igihe dusubiyemo tukibona uko bikwiye, ariko uko byagenda kose ukwizera abakurambere bari bafite tumaze kuriba mu kanya, natwe turagukeneye ugeranije n'igihe tugezemo, ndetse tugukeneye cyane kurusha igihe cyose kwakenere kuri iyi si. Kugira ngo umaze iminsi cyangwa se n'ubu mwahoze mubyumva, tumaze iminsi isi iri mu kaduruvayo rwose. Ngiyi Irani, ngiyi Isirayeli, ngiyi Amerika mu ntambara, ngiyi Ukraine, ngubwo Burusiya, ngubwo Taiwan, ndetse n'Ubushinwa nabo biri kututumba, ngiyo Kongo, ngiyo M23, isi iri mu kaduruvayo. Ariko igitangaje ni uko Abadiventisi umunsi wa karindwi twumva iby'izi ntambara tukazitega amatwi, tukagira uruhande dufata rwose. Yani bari kuyendereza, nigaragaza ko ari abagabo, maze Isirayeli rwose ni uyu mugabane watoranijwe cyangwa se n'igihugu cyatoranijwe nikikubite, natwe tukajya muri ibyo ngibyo. Ntimumenye ko ziriya ntambara twebwe ziri kototera. Buriya ziriya ntambara zigiye guteza ubukene kuri iyi si ya rurema. Ngira ngo mu Bufaransa esanse yageze kugera ku 4,500, ntabwo hano iwacu biraba, ariko bageze kuri 4,500. Amerika iri gutakaza amafaranga menshi muri ziriya ntambara, kandi ntabwo uko byagenda kose ubwo bukene bugiye kuboneka kuri iyi si, ntabwo isi izabwihanganira. Byanga byakunda niba mwarize ubuhanuzi neza, abantu twiganye ubuhanuzi kera za 9 na 7 za 9 n'umunani, aho ngaho abantu mwagiye mwiga ubuhanuzi, mwabonye ko kimwe mu bizatuma akarengane kabaho n'ubukene buzatera ku isi, kandi Amerika ntabwo izabyemera. Byanga byakunda izashaka ubushobozi, kandi ubushobozi kugira ngo ibubone ni uko abantu bagomba kureka akaduruvayo ko gusenga buri munsi. Abasenga jeudi, abasenga vendredi, abasenga samedi, abasenga dimanche. Ako kaduruvayo kagomba guhagarara kuko isi irakennye kandi iri gukena. Maze rero natwe tukogeza tuti rero ibintu bimeze gutya, bamwe akashyigikira Irani, abandi agashyigikira oya, biriya ni twebwe biri kototera. Ubu rero ntabwo turi kureba neza. Kwa kwizera kw'abakurambere tugukeneye ubu ngubu muri isaha dusohoyemo. Nibyo tuzeye kuzamara ibyumweru bibiri twiga, tuzagera ubwo tubana ko kwizera kwabo ukuntu ko ari kumeze. Ariko niba mwumvishe iyi ndirimbo ukuntu iteye, ni indirimbo nziza cyane. Bavuze ngo kwa kwizera kw'abakurambere kwa kundi kwababashishaga kwemera kuzira iki akarengane, kwicisha inkota n'iki, bakavuga ngo baraboshwe, baranakubitwa, barushwe mu mazu y'imbohe, bajugunywa mu byobo by'intare, nyamara babwiye kugeza gute bagumye kwizera. Nubwo batotejwe bikomeye, nta nzika bigeze bagira, ntibikomye babatotezaga, babasabiraga imigisha. Iyi ndirimbo tuzakomeza tuyiririmbe mu byumweru bibiri, muzayifate mu mutwe, maze muzirikane amagambo ayigize. Maze umwanditsi w'indirimbo avuga ngo uko kwizera natwe tugufite hehe mu mitima, tuzakunambaho rwose niyo byaba ngombwa kugenza gute, niyo byaba ngombwa gupfa. Ariko iyi refrain njye nyigiraho ikibazo, iyo umuntu ari gutanga abanye ngo uko kwizera natwe tugufite mu mitima tukabiririmba, ntabwo nzi koko niba tugufite. Turagufite? Ntabwo mbizi. Buri wese agomba kwisuzuma ku giti cye. Uku kwizera niba utanagufite, ni amahirwe meza muri bino byumweru bibiri kugira ngo twongere twitekerezeho uku kwizera, tugoranire kandi tukugire kuko biracyashoboka. Tugomba no kurwana no kugira uku kwizera, ntitujye muri fanatism. Twebwe tukajya mu ijambo ry'Imana. Tugeze igihe cyiza cyo kuribazwa kandi tugaragaza ukwizera kwacu uko tugufite koko mu mitima. Ni twebwe biri kototera, niko natangiye mbabwira. Tugomba guharanira kugira ngo uku kwizera abakwambere bari bafite turekwe gutwarwa ingamira, maze tukugire mu mitima. Niyo mpamvu ikigisho cy'uyu munsi cyane tugiye kwiga, urumuri bamaze kuririmba mu ndirimbo bamaze kuririmba, nakise wikwirindiriza akabwibwi gukora ni kare. Reka dusenga Imana. Turagushimye, izina ryawe rihimbazwe. Isaha dusoyemo iragaragaza ko urafi kugaruka, ariko ntabwo twiteguye. Imyiteguro yakiri hasi.
nta nico binatubwiye, nyamara uri hafi kugaruka. Duhe gukanguka mu bya mwuka, turinde kwirukanga ku by'umubiri gusa, iby'umwuka ngo biyibagirane. Satani yidutera guhugirana. Duhe gukanguka, turebesha amaso y'umwuka, turebe itagaragara, maze twige kugutegereza, twishimiza ryawe. Muri bino byigisho tugiye kuziga mu byumweru 2, turakugeza kugira ngo umwuka w'Imana azagira icyo akora, atari kubashyitsi gusa, natwe ubwacu, kugira ngo ubwo ugiye kugaruka tuzishimane nawe. Muri kino cyigisho nanone tugiye kwiga uyu munsi, ndakunyeze kugira ngo ukore ku mitima yacu, ude gukanguka mu izina rya Yesu. Wikwirindiza akabwibwi, gukora ni kare. Hari umwongereza cyangwa se umupastor umwe bitaga Henry Francis Reed. Uyu Francis Reed yari umupastor umubangirikani, yabaga muri Scotland cyangwa se ni mu Bwongereza, yabaga muri Scotland. Akaba yari umubwiriza mwiza uzwi, wagize kwizera gukomeye. Izi ndirimbo turirimba ndaza kubabwira indirimbo yanditse mu mwe mu ndirimbo dukoresha no mu gitabo cyacu. Maze uyu mubwiriza rero cyangwa se umupasitoro, ubwo yarageze mu zabukuru, ubuzima butangira kwanga, atangiye kurwara indwara z'ibihaha, z'ubuhumekero, ndetse arwara igituntu. Muri kino gihe, muri imyaka 1800, ntabwo indwara y'igituntu yari yakabonewe umuti n'urukingo, nta nubwo yari izwi rwose, gusa abantu barayitwaraga. Nuko rero umunsi umwe ubwo yararwaye indwara y'igituntu, haza iminsi y'imbeho, murabizi ko mu bihugu by'Uburayi bikunda kubaho cyane. Maze bafata umwanzuro we n'umuryango we wo kujya mu Bufaransa, maze iminsi y'imbeho yarangira bakagaruka mu gihugu cyabo. Maze ubwo bari bageze ku mwaro cyangwa se aho bagomba kwambukira ku cyambu, ubwo biteguye gufata ubwato babutegereje, uyu Francis Reed atangira guhumeka nabi, atangira kugira umwuka muke, yumva uko byagenda kose yatangiye kugira ikibazo, yumva ko ashobora no gupfa. Burya abantu bakuru iyo urupfu ruri kumusatira arabimenya. Uyu musaza rero wari ugeze mu zabukuru yumvise urupfu rumugezeho rwose, maze yibuka isomo yakundaga kugenda akoresha igihe yabaga abwiriza, riboneka muri Luka 24 umurongo wa 29. Iri somo rivuga ngo bageze bugufi bw'ikirorero bajyagamo, agira nk'ushaka kugicaho. Ni Yesu bavugaga, baramuhata bati, se waretse tukagumana kuko bwije kandi umunsi ukabukuze? Nuko arinje ngo agumane nabo. Iri somo araryibuka, maze abona ko agiye gupfa. Abonye ko agiye gupfa, maze abona ko abana be n'umufasha bo bagiye kwambuka bakamusiga bamushyinguye aho ngaho. Maze nuko abona ko bose bagiye kugenda, agasigara wenyine. Maze yandika indirimbo muzi ya 29. Arandika aravuga ngo ungumane ko bugiye kugenza gute, ko bugiye kwira, haje umwijima mwamungumane, ubwo bagenzi banjye bansiga nkaba ngiye nyine mwamugeje gute. Yarazi ko bose bazamusika. Arangije yumva akeneye uwo bagumana muri ayo masaha, abona ko gupfa ari mu biganza by'Imana cyangwa se mu biganza bya Yesu ari byo byamuhesha amahoro. Maze yandika indirimbo ati rero ungumane ko bugiye kwira, haje umwijima mwamungumane, ubwo bagenzi banjye bansiga nkaba ngiye nyine mwamugenje gute, ungumane. Akirangiza kino gice yahise apfa rwose. Mutagira ngo ibice bikuke niwe wabyanditse, si we wabyanditse. Akimara kurangiza igice cya mbere yahise asinzira, maze witwa Henry Monk niwe wakomeje kuri bino bice, ajya mu mwuka uyu mugabo yari arimo, maze arandika akomereza yari ageze, aravuga ati muri iyi si byose birashyira, nta munezero uhaba na hato, nta kidapfa, nta kitagenza gute, itungo rirapfa, igiti kirasaza, ibintu byose birapfa bigahinduka, ariko wowe udahinyuka ugenze gute, ungumane. Yesu ntabwo ahinduka, aguma ari wa wundi uko yari ari ejo, uyu munsi niko ari, n'ejo niko azakomeza kugenza gute, kuba. Hepfo arakomeza aravuga ati mwami niwe nshaka iteka ryose, nta mosha nsinda tutari kumwe, nta wabasha kunyobora nkawe, mwami iteka ryose ugenze gute, ungumane. Nungumana nta mubisha ntinya, ishavuriza mu munezero, imbori z'urupfu zizashira, ntabwo ntazanisha n'ugenza gute, nungumana. Aba bagabo bafite umwuka w'Imana, baga bafite kwizera kudasanzwe, kwicara ugiye gupfa ukandika indirimbo nk'ingiyi. Abenshi muri kino gihe iyo bapfa bafatira amahane,
ibyo bintu ntuzabijyane, runaka ntuzabijyane, bagafatira amahane. Ariko uyu we yapfuye yishe mu biganza by'iki? By'Imana. Yari afite kwizera gutangaje, yumvaga yarakoze ibyo agombaga gukora, yumvaga yaramaze imirimo, abona nta kindi gisigaye. Ubwo ajya guhumeka umwuka wa nyuma, agomba kujya mu biganza by'iki? By'Imana. Akabwibwi ke kari kageze. Akabwibwi ni ryari? Twese tuzi akabwibwi mu Kinyarwanda. Iyo bavuze akabwibwi, ni igihe izuba rirenga ariko n'umwijima uri kugenza gute? Uri kuza. Ni hagati y'umwijima n'iki? N'umucyo. Ako niyo bita amasaha y'akabwibwi. Burya iyo akabwibwi kaje, imirimo utakoze hakiri ku manywa ntabwo wayikora mu kabwibwi. Byashoboka? Ubu biba birangiye. Ibyo utakoze hakiri kare ntabwo wabikora mu kabwibwi. Niyo mpamvu icyigisho cyitwa ngo wikwirindiriza akabwibwi gukora ni ryari? Gukora ni kare. Akabwibwi k'umuntu nakaryari rero ni igihe umuntu ari guhumeka umwuka wa nyuma. Ako niko kabwibwi k'umuntu. Igihe umuntu ari guhumeka umwuka wa nyuma niko kabwibwi ke. Urakoze? Igihe umuntu ari guhumeka umwuka wa nyuma niko kabwibwi. Kuko akabwibwi kaboneka hagati y'umwijima n'iki? N'umucyo. Akabwibwi rero iyo utakoze imirimo hakiri ku manywa, akabwibwi kakaza, ndakubwiza ukuri iyo mirimo ntabwo wayimara. Uwitwa Lowell Mason nawe agiye kwandika ku byo gukora, yanditse indirimbo ya 41, arandika aravuga ngo kora ugifite iki? Uburyo. Kora hakibona, jya ukora no mu kime, jya ushira ubute. Kora no ku manywa akaze, ntushogore rwose. Kora bugiye kwira, mara iki? Aba banditsi bizi ndirimbo babaga bayobowe n'umwuka w'Imana. Iyi ndirimbo ayandika ntabwo yavugaga amanywa y'ihangu nk'ayo musanzwe muzi. Nawe yavugaga ngo kora hakibona. Mani magambo, kora ugihumeka, kora ugifite imbaraga, kora bigishoboka, utarajya mu gihe cy'akabwibwi, uri kuri bomboni, uri mu gitanda, uri guhumeka umwuka wa nyuma, utaragera muri koma. Kora hakibona, jya ukora no mu kime, jya ushira ubute. Kora no ku manywa akaze. Amanywa akaze ni ryari? Ni cyagiye ubuzima bwakugoye, cyagiye minerivari byanze, cyagiye kurya byananiranye, cyagiye kwishura inzu byanze. Ntabwo byatuma wivovotera Imana. Komeza uyikorere. Ayo manywa abakaze kandi ntucogore. Mu gice cya karavuze ngo kora bugiye kwira. Ubwire bw'umuntu cyangwa se umugoroba w'umuntu ni igihe ageze mu rupfu. Ntabwo ari ubwire tujye kubona mu kanya saa 12. Ni igihe umuntu ageze mu rupfu. Kora bugiye kwira. Kora amanywa yose. Mani magambo, kora ugihumeka, kora ugifite imbaraga, kora ugifite aya mahirwe. Ereroti yaranditse ngo mu gitabo bita Ibibaho byo mu minsi y'imperuka, yaranditse ngo igihe twahawe na masaha 28. Iyo ubonye 28 arenze akazi ya 25, ubwo umunsi wa kabiri uratangiye, jya ubishimira Imana. Ni amahirwe ubonye. Ariko amahirwe cyangwa se amasaha twahawe yo gukora ni 28. Ni nayo dukwiye gupangira. Ntabwo dukwiye gupangira amasaha tutahawe. Twahawe uyu munsi gusa. Kwirindiriza ngo nzihane ejo, oya. Kwihana uyu munsi. Ibyo utakoze ni uyu munsi. Abo utirikiranuye nabo ugomba kubikora uyu munsi. Uyu mugandisi arakomeza aravuga ngo komeza ukora iteka, ntukaruhuke. Mu bihe byose ukiriho, ntugahumwe rwose. Komeza butarira, mara imirimo. Ugomba kumara imirimo amanywa agikaze. Ugomba kumara imirimo amanywa akiriho, akabwibwi kataraza. Kora bugiye kwira, ubu harabona. Bugiye kugoroba, gira n'ingoga. Ugeze ko bwira rwose, izuba rirenze, ntugatuze gukora, mara imirimo. Umubwiriza mu mubwiriza igice cya 9 umurongo wa 5 baranditse ngo abazima bazi ko bazagenza gute? Ko bazapfa. Ariko abapfuye bo ntacyo bakizi kandi nta ngororano bakizeye kuko batakibukwa. Ntabwo bazwi, nta n'ikintu bari kwibuka. Ageze ku murongo wa 10 arandika ngo umurimo wawe wose warekeje amaboko yawe ukora niki? Iri somo murarizi. Kuko ikuzimu aho uzajya nta mirimo, nta migambi uzabona, haba no kumenya cyangwa ubwenge. Nta mahane batera, iyo bagezeyo baraceceka.
nta mukuru y'ikuzimu, niko impara zaririmbye. Abantu bose baba bangana, nta utera amahane, nta uvuga ngo umenye ko nari ndi perezida none ubu ngubu mukomeze mu nyubahe kuko ntabyo azi, ntabwo utera amahane. Ku murongo wa 12 barandika ngo erega nta muntu uzi igihe cye uko amafi afatwa mu rushundura n'inyoni nazo zikagwa mu mutego, uko niko abantu nabo bategwa mu gihe cy'amakuba iyo baguye gitumo. Nta muntu uzi igihe cye. Ugomba kumara imirimo hakiri ku manywa. Ugomba kumara imirimo hakiri ku manywa. Nimusoma muri rya somo twasomye badusomeye muri gahunda, Yesu yigeze nawe abona ko gukora hakiri ku manywa ari byo bintu bigira agaciro. Maze muri Yohana 9 maze baranditse ngo akigenda, ubu ni Yesu bari kuvuga, abona umuntu wavutse ari impumyi. Abigishwa baramubaza bati mwigisha, ninde wakoze icyaha, n'uyu cyangwa n'ababyeyi be ko yavutse ari impumyi? Yesu arabasubiza ati uyu nta cyaha yakoze. Hepfo arandika ku murongo wa 4 twasomye, arandika ngo nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, bugiye kwira, n'igihe umuntu atakibasha kugenza gute gukora. Hakiri ku manywa, hakiri ku manywa. Aha yahanuraga iby'urupfu rwe, nuko isomo risobanurwa. Nkwiriye gukora imirimo y'uwantumye hakiri ku manywa, ntarapfa. Ngomba gukora ibitangaza, ngomba gukora icyanzanye hakiri ku manywa, bugiye kwira. Iyo bwije, mani magambo kwira ni igihe umuntu amaze gupfa, ni igihe umuntu atakibasha kugenza gute gukora. Ibyo utakoze hakiri ku manywa ntabwo wabikora. Niyo mpamvu rero umuntu akwiye kumara imirimo akabwibwi kataraza. Imirimo tugomba kumara ni iyihe rero? Mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 22 kugeza 26, iyi mirimo igomba kumarwa yiswe imbuto za mwuka. Iyo mirimo ni iyihe? Ni urukundo, ni ibyishimo, ni amahoro, ni ukwihangana, ni ukugira neza, ni ingeso nziza, ni ugukiranuka, ni ukugwa neza, ni ukwirinda, ni ukuba Kristo, ni ukuba abakristo Yesu, tukabamba kamere, tukabamba iruba, tukabamba irari, ndetse tukabagwa na mwuka. Iyo mirimo yose ituma tugaragara ko dukiranuka, igatuma tubarwa n'ijuru ko twera, ko dukiranuka, ko tuba abakiranutsi. Niyo mirimo igomba kumarwa. Tugomba kugira urukundo, tugomba kugira ibyishimo, tugomba kugira amahoro yo mu mutima, tugomba kugira kwihangana, tugomba kugira neza, tugomba kugira ingeso nziza, tugomba kugwa neza no kwirinda. Iyo mirimo yose tuyifite, tuba twise abakiranutsi, tuba abakiranutsi. Iyo mirimo rero niyo tugomba kumara, kandi tukayimara hakiri ku manywa, kubera ko iyo akabwibwe kageze, iyi mirimo ntabwo twashobora kuyikora. Twayikora cyangwa se inkomoko y'imbaraga zo kumara imirimo ni iyihe? Kugira ngo tuyigereho, tugomba gusenga no kwiga ijambo ry'Imana, tugomba kwibutsa Imana amasezerano mu masengesho, tugomba kwiriza ubusa nka Danieli, tugomba gukorana na mwuka mu gihe dusenga, tugomba gusengera abandi, kandi tukizera ko ibyo dusengeye tubihawe. Niko tumara iyi mirimo. Nta kundi kuntu twamara iyi mirimo. Umuntu utazi gufata umwanya ngo yige ijambo ry'Imana, utazi gufata umwanya ngo asenge, kwa kwizera ko abakurambere ntabwo yakugira rwose. Kandi kugira ngo iyi mirimo tuyimare maze kuvuga hejuru, nuko uko byagenda kose tugomba kubana n'Imana, tukabana nayo mu ijambo ryayo. Uyu mwanditsi Jim Rohn yaravuze ngo ikinyabupfura n'ubwitonzi bikubashije gukora neza bipima anse. Iyo bavuze anse ni amagarama 28, bipima anse. Ariko kwicuza ibyo utakoze kubera kutagira intego bipima toni. Gukora ukagira ikinyabupfura n'ubwitonzi, mani magambo, ubu turi kuvuga ngo mufate ijambo ry'Imana, musenge, mwiyirize ubusa hakiri ku manywa. Ibyo bintu turi kubabwira muri iri jwi ritaremereye bipima garama 28 gusa. Ariko akarengane ni kaza. Kutabikora ibyo turi kubabwira bizapima toni, kuko abimenyereje kubana na Yesu hakiri kare nibo bazambuka Yorodani ubwiza bigenje gute, izaba yuzuye. Kubyimenyereza rero bipima garama 28. Ariko kuzabyicuza, abantu bari kurukanga bati ba pastor kuki batatubwiye iby'ibihe bizaza, abakuru bito kuki batabitubwiye, bizaba bipima toni.
ibyiza rero mu bikore bipima garama 28. Icyo dusaba ntabwo kigoye, icyo ijambo ry'Imana risaba ntabwo kigoye muri kino gihe dusohoyemo, kugira ngo tugere kwizera nk'uko abakurambere. Ibyo bipima garama 28, ariko kuzabyicuza ni ikindi kintu. Kandi uyu mwanditsi w'undi yaravuze ngo n'Abashinwa babivuze, iyi si kubwe ngo bivemo biraruhije. Wahora usenga buri gitondo, wahora wiga ijambo ry'Imana, bivemo biraruhije. Ibyiringiro byo birakongora ngo ongera ugerageze rimwe. Ejo byakwanga ibyinyo bikongera bikavuga ngo ongera ugerageze irindi rimwe. Niba usoma bira mu gitondo ikakubihira, ongera ugerageze rimwe. Nibyo njya kubiha, wongera ugerageze rimwe. Rimwe rihore ari rimwe, ibintu bizagira bicemo. Kandi uwo bita Mark Twain yaranditse ngo iminsi ibiri y'ingenzi mu buzima ni ibiri: ni umunsi wavutseho n'umunsi uvumburiye impamvu wagenje gute wavutse. Abenshi tubaje kino kibazo aravuga ngo ni umunsi wo kuvuka, ngo ni umunsi w'ubukwe, ngo ni n'umunsi wo gupfa. Oya, gupfa tuzapfa, birazwi ko tuzapfa. Ubukwe ushaka uzabukore cyangwa ubwihorere, hari n'abafata kuzubukwe. Ariko iyo wavutse ni ikintu gikomeye kugera muri iyi si. Umuntu agera muri iyi si mu buryo bw'igitangaza, nta muntu ubigiramo uruhare, ni Imana gusa ibikora. Icyo ni igitangaza. Undi munsi wa kabiri ukomeye ni umunsi wo kumenya ngo kuki ndi kuri iyi si, kuki ntari intare, kuki ntari ingwe, kuki ndi umuntu. Ibyo iyo ubashije kubimenya, icyo gihe ibyo ubisoje kuko ushaka wakwigendera. Abantu benshi bari kuri iyi si batazi impamvu bavutse. Kuki navutse? Mu magana menshi kuki ndiho? Mu bitangaza Imana ikora, ukuntu umuntu avuga twese turakuzi, kuki nagiye kwisanga ngasanga ari njyewe? Ni ukugira ngo umare imirimo yakugombye gukorwa nijoro. Nicyo wavukiye. None se iyo mirimo ni iyihe? Nayibabwiye. Hano hari ubushakashatsi bwakozwe ku bantu benshi iyo bari muri cyagiye cyo gupfa, bari guhumeka umwuka wa nyuma, maze baravuga ngo iyo umuntu ari mapfa, ari guhumeka umwuka wa nyuma, cyangwa se wa muntu ari muri koma, ari gupfa, ngo ntabwo yigera yicuza amasambu asize, nta nubwo yicuza amazu asize, ntabwo yicuza amafaranga asize kuri konti. Ahubwo ikintu yicuza bwa mbere ni urukundo ateretse umuryango we, ni urukundo ateretse itorero rye, ni urukundo ateretse umuturanyi baturanye uburara ari kumureba. Icyo ngo nicyo cya mbere yicuza, kuko nibwo yibuka ko icyo yavukiye agiye atagenje gute atagikuze, nibwo abyibuka. Ariko ubu ngubu turiho gutya ntabyo turi gutekereza. Turi kumva ndiho ngomba kwita ku muryango wanjye, ngomba kubagaburira, ngomba kubigisha, ubundi nanjye nkiryoshye. Uye ntabwo waje kuryoha muri iyi si. Iyi si nubwo waryoha nta myaka 100. Siko ngo bavuze nta myaka 100. Nta myaka 100. Nta isi ariyo kuryoheramo. Isi niyo kumara imirimo yo kwerekana urukundo, nicyo cyatuzanye muri iyi si. None rero niba ushaka kuzapfa uticujije, mara iyo mirimo hakiri kare, kuko abantu baricuza. Nelson Mandela yaranditse ngo nimfa ntimuzanzanira indabo. Niko yasize yanditse. Nimfa kandi ntimuzarire. Nimfa ntimuzafata indege ngo muje kunsezera abari mu mahanga, ntimuzaze. Bitakuzirwa muza. Niba munkunda ko kageni katuma munzanira indabo, katuma mutega indege, katuma murira, ni munkunde nkiriho. Ubuje ko nababwiye ni munyoreze indabo muzimu ubu ngubu. Iyo umuntu ari kumarambika indabo arabimenya, ari rusororo arabimenya, cyangwa ijana hano hirya amenya ko muri kuzishyiraho. Kandi yabuze amafaranga yo kwivuza, ntago mwayazanye, apfuye azize ubukene. Ariko abantu bazanye indabo z'ibihumbi 20, 50, kandi yabuze ibihumbi 10 ibyo kugira ngo yifuze, arinze apfa. Nelson Mandela yabaje ngo kubera ko ukuri nuko urukundo rwakerewe cyangwa se ruterekanywe kare, ntabwo ari urukundo n'umwanda. Niko bivuze. Bityo rero mu nkunde uyu munsi rwose ntimurindire ko nzapfa. Niko yabivuze. Urukundo uterekanye umuntu akiriho si urukundo n'umwanda. Maze ugasanga abantu barikora ngo twamukundaga, ngo ari umuntu wakundaga abantu
yarazi no kuganira ko wari uzi ko azi kuganira, ufite amafaranga, uzanye uruba rwo kugira gute, kandi yabuze amafaranga yo kwivuza, mwananiwe kumutangiza amafaranga ajye kwivuza mu Buhinde ko ashobora gukira, none utangiye kuvuga ngo mwamukundaga gute se? Ibyo ukora uzabyicuza ku munsi wo gupfa. Aho kugira ngo ubyicuze rero, mara imirimo hakiri kare, biracyashoboka, turacyafite amahirwe yo kwihana. Urukora rumuri hano twagiye ku kiriyo, maze batubwira iby'umuntu bari we gushingura urusororo, maze undi muntu aza yihuta ati none se koko yapfuye? Bati yapfuye rwose. Ati yapfuye? Nibyo koko yapfuye? Ati yapfuye rwose. Ati nagenda urupfu ruriye urundi rwose. Urupfu ruriye urundi. Urupfu ruriye urundi. Kuki warindira gupfa abantu bakishimira ko upfuye? Kandi atari cyo cyakuzanye muri iyi si. Ntabwo twazanywe muri iyi si no kugira ngo tubababaze abandi, ahubwo twazanywe muri isi no kugira ngo tubereke urukundo, abantu babone ko tubakunda. Kuki warindira kurinda upfa abantu bakishimira ko upfuye utamaze imirimo? Kuki ababyeyi bahangayika kandi ufite ubushobozi bwo kubabeshaho? Kuki umuvandimwe yagira ikibazo kandi ufite ubushobozi bwo kugikemura? Kuki umwizera dusenga nagira ikibazo akaburara kandi dusengana dufite ubushobozi? Kuki iyo mirimo kuki itamarwa hakiri kare? Iyo dukora tumara imirimo, ntabwo dukwiriye gutinya urupfu, ahubwo dukwiriye gutinya gupfa tudakoze. Burya urupfu ntacyo rutwaye. Urupfu ntabwo turumenyera, ariko urupfu nta kibazo. Iki nigeze nkibigisha. Urupfu ntacyo rutwaye. Burya urupfu ni agahe gato ko kuruhuka, tugategereza ibyiringiro byo kuzuka. Urupfu ntacyo ruvuze. Naberetse abahanga benshi bagiye bavuga ku rupfu barusuzugura. Burya abatinya urupfu ni abatagira kwizera ndetse n'abataramaze imirimo. Niba ugitinya urupfu ntabwo uramara imirimo, kora vuba vuba, kuko n'ubundi wayikora utayikora urupfu ruzagenza gute? Ruzaza. Iyo dukora tumara imirimo rero, ntidukwiriye gutinya urupfu, ahubwo dukwiriye gutinya gupfa tutagenje gute? Tudakoze. Kubera ko iyi si ntabwo tuyibaho, tuyinyuraho. Hano turi mu rugendo. Mwanditsi w'indirimbo bavuze ngo twabuze gakondo hehe? Tuyirimo turi iki? None se hano ni iwacu? Ntabwo iyi si tuyiriho, turi kuyinyuraho. Ibi mukwiye kubyumva neza. Iyi si ni mu busomwa w'itangiriro igice cya mbere guhera ku murongo wa mbere, bavuga ngo mbere na mbere Imana yaremye iki? Ijuru n'isi. Isi yari itagira iki? None rero mu cyumweru cy'irema rero Imana igiye kuyiha ishusho. Iyi si imaze imyaka miliyoni na za miliyoni. Burya iyi si ni ya kera, ariko imaze gutunganywa kugira ngo abantu bayibeho. Imana itunganirije abantu imaze imyaka 6,000 bisaga. Ariko burya iyi si ntabwo ari y'uyu munsi, ni ya kera. Ndetse reka mbabwire, tuvuga ngo isi izarimbuka. Iyi si ntabwo izarimbuka, hazarimbuka abantu n'ibiyiriho, ariko isi izakomeza ibeho. Mubyumve neza. Ni mpamvu rero iyi si twebwe ntabwo tuyibaho, ahubwo iyi si tuyinyuraho, kuko imyaka iyi si imaze ni myinshi. Icyo kuri izatunganywa duhabwe Yerusalemu nshyashya, nibyo byiringiro dufite. Iyi si rero imyaka imaze ni myinshi, kandi imyaka izakomeza kubaho wowe wagiye nayo iracyahari. Rero ntabwo tuyibaho, ahubwo tuyinyuraho. Ntabwo dukwiye kuyitindamo rero. Kutayitindamo ni ukuhe? Ibitekerezo byacu ntabwo bigomba kuyitindamo, ngo dutinde ku masambu dufite, ngo dutinde ku bantu bacu bari aha ngaha, ngo dutinde ku mafaranga yacu, kuko iyi si tuyirimo turi abashyitsi n'abimukira. Turi kwiyitira rwose. N'ikimenyimenyi, uza hari abo wahasanze baragusiga baragenda, kandi nawe hari abagusanze uzabasiga nawe ugenje gute? Ugende. Ntabwo rero iyi si tugomba kuyitindamo. Rero ntabwo tugomba gutinya, ntabwo tugomba kugira ubwoba bwo gupfa, ahubwo dukwiye gutinya gupfa tudakoze. Umwanditsi Mark Twain yavuze ngo ubwoba bwo gupfa bukurikira ubwoba bwo kubaho. Umuntu wese uburyo uzi ko ariho agomba kwitegura no gupfa igihe icyo ari cyo cyose. Kandi ntuvuge ngo ngiye ngo nzarama imyaka 20. Oya, ntubivuge. Wasanga ari uyu munsi. Mara imirimo. Wasanga ari ejo. Wasanga ari mu cyumweru gitaha. Icyo kora wasanga ari mu myaka 50 iri imbere. Ntabwo tubizi. Ariko ugomba kwitegura igihe icyo ari cyo cyose. Niko umugabo yavuze, Mark Twain. Albert Einstein yavuze ngo
ubwoba bwo gupfa nibwo bwoba bwa mbere budasobanutse mu bwoba bwose bubaho. Burya umuntu ugira ubwoba bwo gupfa, ubwo bwoba ntabwo busobanutse, ubwo bwoba burasuzuguritse. Nta muntu ukwiye gutinya gupfa, ahubwo umuntu akwiye gutinya gupfa adakoze, atamaze imirimo. Kwa gupfa wicuza uti urukundo nterekanye, imirimo ntamaze, icyo nicyo kigomba kudutera ubwoba. Naho gupfa nta kibazo, ni ibisanzwe, ni ubuzima tunyuramo. None se kugira ngo umare imyaka 1000 muri iyi si gute se? Burya urupfu ni urukundo rw'Imana, ni umurongo ntarengwa Imana yashyize muri ubu buzima ngo tudakomeza kubazwa n'uyu mubiri. Tekereza umusaza aramye imyaka 500, yaba atari kuturusha? Yaba ari kuturusha. Ariko nibura iyo umuntu amaze imyaka 70, 80, 90, 100 birabaye, kandi atangiye kugira 101 agatangiye kuzamuka, abatangiye kugorana rwose. Bari bamenye ko atangiye kugorana, abatangiye kugorana, nawe ubwo atangira kwirambirwa no kwanduranya. Impande z'urupfu si umuntu kuba byagenda gute? Umukecuru wanjye cyangwa se nyogokuru wanjye yapfuye afite imyaka 106, yagifite akabaraga. Mbwira muzehe nti nubwo urupfu rumutwaye, ariko dushimire Imana ko agize imyaka 106, kuko iyi myaka nzi ko tutazayiramo. Abarambwe yatugize ngo iki? Ati nuko atari nyokosha. Umuntu arakundwa, ariko nubwo umuntu akundwa, nubwo ubuzima tuba dushaka kububamo, ariko hari igihe ntarengwa umuntu agomba kubaho akarekeraho kugira ngo isi itatangiye kumurambira. Nuko yambwiye aterura n'umukenyetiro umutwe yakiri mutoya, niko yambwiye. Numva ni igitangaza. Ariko iyi si kuba ifite urupfu ni amahirwe twagize, ntabwo mushobora kubyumva. Ni amahirwe twagize. Tekeza kurwara kanseri ukamara imyaka 1000 babazwa. Ibyo bintu byawe urukundo rw'Imana? Urupfu mujye murubana mu rukundo rw'Imana. Tekeza kuribwa n'umubiri ukabara imyaka 500 ukiribwa n'umubiri. Ubwo se iyo Mana yaba ari Mana ki? Nitwe twabyiteye. Imana rero yemera ko urupfu rubaho kugira ngo ubwo buribwe tutazakomeza bukatugeraho, maze tugatangira kwicuza impamvu twaremwe, tukicuza n'impamvu Imana iriho. Rwose ni urukundo rw'Imana. Leonardo da Vinci yaravuze ngo ubwo nigaga uko ngomba kubaho, nize nuko ngomba gupfa, ugomba kubaho utegura iherezo ryawe. Mahatma Gandhi yavuze ngo ugomba kubaho nk'uzapfa ejo, ariko kandi ukiga nk'uzaramba iteka ryose, kuko ugomba kumara imirimo hakiri kare. William Shakespeare yaravuze ngo urupfu rwishyura amadeni yose. Burya iyo umuntu agufite 100,000 agapfa aba kwishyuye, nta mpamvu yo kumwishyuza. Kuri gutera ibibazo umuryango we ngo rwose ariko hari ideni mfi, yakwishyuye kuko yapfuye. Yakwishyuye. Urupfu rwishyura amadeni yose. Napoleon Bonaparte yaravuze ngo urupfu ntacyo ruvuze, ariko kubaho utsinzwe ni ugupfa buri munsi. Burya gutsindwa ni ibyaha buri munsi. Ninde wakoze icyaha? Ni njyewe. Ninde wagisuyemo? Ni njyewe. Uko niko gupfa. Urupfu ntacyo ruvuze, ariko kubaho utsinzwe ni ugupfa buri munsi. Kandi Pawulo yavuze ngo umwanzi uzaheruka gukurwaho ni urupfu. Urupfu ntabwo ruzapfa, ntabwo ruzaramba. Ernest yaravuze ngo urupfu ni umwanzi watsinzwe. Everlasting hope Nicola Kimisaga yaravuze ngo mutinye icisha umutima, umuriwo urabora. Mutinye icisha umutima, naho umubiri we urabora. Barakomeza rero ngo n'uwakenywe n'inyamaswa ikamumira, Yesu naza azagenza gute? Azazuka. Yesu naza azazuka. Urumuri hari ndimba bagira, ntabwo nzi niba bakiyibuka maze iminsi, baranditse ngo kubwo kwizera hari icyo namenye nakibazaga iminsi yose. Ubwo imbori z'urupfu zatwaraga abanjye, nanjye zikanyigera ngo zingerereze, ngo zinkubirane nkiri mu bujiji bw'ubata bw'icyaha ntarakumenya Yesu. Barandika ngo shimwa mwami Yesu ko watsinze urupfu, ukarusuzugura rwo gapfa ntiruzuke. Ruba ibitotsi nagaye ko kuruhuka, kuko ari ubusa rufite iherezo. Ubugingo bwanjye buhishwe muri wowe,
kandi amaherezo tuzibanira iteka. Indirimbo yakora urumuri barandika ngo nimuhumure, rya jwi rya Yesu ryaranguriwe ku musaraba ngo birarangiye maze akampfira, rigiye kongera rivuga ubwa kabiri, rizahinguranya ibituro by'abapfuye, ribabwire riti ninjye kunesha, mbaye ubugingo mwe mwakoze neza. Mumara imirimo hakiri ku manywa, mumara imirimo bigishoboka, kandi mwizere ko tuzazuka. Rya jwi rigiye kongera kuvuga ubwa kabiri, ribabwire riti ninjye kunesha, tuzazuka kandi tuzabaho iteka. Uyu mubiri muwihorere, mumare imirimo. Ariko hari abantu batajya bizera iby'umuzuko. Burya n'abasadukayo ntago bizeraga umuzuko, ntago bawemeraga. Ibyo by'umuzuko barabivugaga bakajya impaka n'abafarisayo rwose. Niyo mpamvu bajyaga ibyo bice byombi, abafarisayo n'abasadukayo. Abasadukayo rero ntago bizeraga umuzuko, ntago bizeraga ko umuntu yapfa akagenza gute akazuka. Dufite hano muri iyi si na hano muri no torero baryicayemo, ariko twigisha twavuga iby'umuzuko ntibabyemere rwose. Ariko reka mbabwire abapfuye bazazuka. Reka mbabwire impamvu bazazuka. Kuvuka bikomeye kuruta kuzuka. Ntabwo mubyumvise. Kuvuka bikomeye kuruta kuzuka, kuko uvuka aturuka mu busa. Umuntu yavuka avuka aturutse mu busa. Tekereza umugabo n'umugore bahuye, turiya tuntu tw'utuzi tudasobanutse ngo twaremye Celestin ufite amagufa n'umusatsi. Ibyo bintu nta muntu wabikora, ni Imana ibikora. Niba Imana ikora igitangaza rero umuntu akavuka. Kuzuka rero ihereye ku muntu wabayeho ntabwo ari igitangaza. Kuzuka bifite kopi, ariko kuvuka nta kopi bifite. Ndikumvikana neza? Uwavutse aza niyo abantu batwize, nta nubwo tumenya ngo azaza ameze ate. Igitsina ntituba tukizi, nta nubwo tuba tuzi ukuntu azasa, ntituvuga ngo azasa nande, ntabwo tuba tubizi. Ariko uzazuka ni Celestin uzazuka, ni wowe uzazuka, kuko nzaba mfite inkomoko. Ariko wavutse we nta nkomoko agira. Niyo mpamvu rero mwizere ko hazabaho umuzuko, tuzazuka. N'uwitwa Jean Paul Sartre yigeze abihakana, yigeze babwira. Umugabo bitaga Jean Paul Sartre yari umufaransa, yari umufilozofe, maze aravuga ati rero Imana ntibaho rwose, ndabihakanye. Niba Imana iriho njyewe sindiho, kandi niba ndiho Imana ntiriho, none ndiho, ubwo ni ukuvuga ko Imana itariho. Niko yavuze. Agiye gupfa rero umunsi umwe ararwara, araremba, yumva ufuro musati yarwiyumvamo ko ruje, nuko akora imibare neza. Asuba muri ya mibare, arateranya, aragabanya, arakuba, aragoragoza, aravuga ati harya ubundi naje gute? Imibare iramucanga. Naje gute ko naye kubyibuka neza? Hariya papa na mama twabyumvikanye kugira ngo bambyare, asanga nta nama bagiye. Harya igihe navuga kanarabimenye, nta nubwo nzi ukuntu naje. None se ngiye hehe ubundi? Asanga hanagiye ntabwo azi. Ahamagara bati nimumbwire, iyo umuntu apfuye ajyaye? Bati natwe ntabwo tuzi ko ntabwo turajyayo. Biramucanga. Aravuga ati none rero niba umuntu aza ntamenye ukuntu yaje, wasanga ari Imana imusunika akaza ku isi? None se aho ngiye ko nta muntu ukunyohereza kuri kuva ntashaka kujyayo, ariko nkaba ndi kujyayo ntabishaka, wasanga ari Imana iri kumpamagara, nagera tugahurirayo byagenza gute? Kandi narayihakanye. Ati pourtant Dieu existe. Burya Imana igenza gute? Ibaho. Imana ibaho. Imana niyo izana abantu ku isi, ni nayo izabasubiza ubuzima yabambuye. Tuzazuka, tuzabana n'Imana iteka. Yobu yaranditse ngo ariko nje ubwanjye ubu umubiri wamaze kumuzengereza, ibintu bimaze kumushyiraho, umubiri umubereye nabi, maze abona ko we ubwe nawe agiye gupfa. Maze arandika muri Yobu 19:25 arandika ngo ariko njye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uru rwanjye nirumara kubora nzareba Imana mfite umubiri, nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza saa yundi. Nuko umutima wanjye umurwa n'urukumbuzi. Nubwo umubiri wakurembye, jya umurwa n'urukumbuzi ko uzareba Imana ufite umubiri. Tuzazuka. Maze Pawulo we yandikira Abakorinto, we yarazi ko azakomeza kubaho, Yesu akaza akiriho, maze arabandikira bati rero dore mbamenera ibanga, ntituzasinzira twese. Ubwo ntabwo yishiragamo, ntabwo yishiragamo, ahubwo twese tuzahindurwa mu kanya gato, mu kanya nk'ako guhumbya, ubwo impanda y'imperuka izavuga. Impanda izavuga koko, abapfuye bazurwe, utazongera kubora,
natwe duhindurwe, kuko uyu mubiri ubora ukwiriye kuzambikwa kutabora, kandi uyu mubiri upfa ukwiye kuzambikwa kudapfa. Ariko uyu ubora numara kwambikwa kutabora, n'uyu upfa ukambikwa kudapfa, nibwo azasohora rya jambo ngo urupfu rumizwe no kugeza gute? No kunesha. Ruzapfa, urupfu ruzapfa rwose, kandi n'urupfu ntiruzazuka. Niko muri ya ndirimbo y'umuri bavuze, rwo gapfa ntiruzuka, rwo ntabwo ruzazuka. Mu Batesalonike batwandikira ngo kuko umwami ubwo azaza amanutse ava mu ijuru arangura ijwi rirenga, ni Pawulo n'undi wabandikiye, hamwe n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana, nuko abapfuye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka maze yikuramo, maze natwe abazaba bakiriho basigare. Mwabyumvise ko yikuyemo, ariko ariho, ariko nibura apfanye ibyiringiro. Yikuyemo, amasomo yose maze gusoma yikuyemo. Hari abantu rero urupfu rupangira abandi bo ntibarwipangira, akareba ko na runaka ararembye, runaka rwose ntago arenze iminsi 2 pe, iminsi 2, muri ya minsi 2 we agapfa, wa wundi agakomeza akabaho, umwaka ugashira, undi ukaza, maze tatibu kongera bugacya, n'ejo bukageza gute? N'ejo bugaca, maze ngo ibuye rimene ku rwondo rukigenza gute? Rugize ukuma. Wowe wapangira buti ndikubona rwose arembye, cyangwa se arashaje, nose umuntu ugize imyaka 70 urukuva ari imyaka 10 asigaje, maze reka dukuvuga ufite imyaka 40 cyangwa 30 ukiri umusoro, reka gukumbanya wagakomeza akabaho 90 akayigira. Urupfu ntago rujye rutoranya. Bwana ryo banga Imana yashizemo, yaba arakana rurakubita, umusore rugakubita, ukuze rugakubita, ntabwo rujya rugira ibanga, rurakubita rwose. Ni urupfu rwabere rwiza. Nuko abango nuko abapfiye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, maze natwe abazaba bakiriho basigaye dore ko tujyananwe nabo, tuzamuwe mu bicu gusanganira umwami mu kirere. Nuko rero tuzabana n'umwami iteka ryose, tuzabana n'umwami iteka ryose. Niyo mpamvu rero tugomba gukora kugeza no kukuka kanyuma tukamara imirimo. Reka mbabwire ko Stefano umukurambere warenganijwe mu itorero rya Efeso, ari nawe ryatangiriyeho, yapfuye agifite ibyiringiro, asabira n'abamutotezaga bamuziza ijambo ry'Imana. Ntabwo yapfuye atera amahane, urupfu yararusuzuguye rwose, bamutera amabuye abireba, azi neza ko agiye mu rupfu, maze ntiyiganyira, ntiyakiraho n'iteka. Iyo ugiye gupfa ntujye wanduranya, jya ugenda neza, genda usabira abantu umugisha, nubwo baba bakurenganije, nubwo baba bari kukwica, nubwo baguteye kaci, basiga batera kaci abantu bakaboneka, basabira umugisha. Urarwana nabo ngo bigende gute? Basabira umugisha. Stefano yapfuye rero akibwiriza, asabiraga bamwicaga. Petero yapfuye akibwiriza ibyiciro cya Yesu, amaze kumusobanukirwa arababwira ati muramenye, ntimuze kumbamba nk'umwami wanjye, ahubwo mumbe bagenje gute? Tuzabibona ibyabo. Pawulo yashaje akibwiriza, yibutsa Timoteyo ko amaze kumera nk'isuka ku gicaniro, kandi ko arwanye intambara nziza. Umubiri yumvaga utangiye kumunaniza, yumva ko agiye gupfa, nuko agenda afite ibyiringiro. Huse bamutwitse ari muzima, ariko kandi yarimo akibwiriza. Ntabwo urupfu barutinyaga, baruciye amazi, barusuzugura, kuko imirimo yabo bari barayikoze hakiri ku manywa, maze ijoro rigeze bemera kugenda, bagenda nk'intwari. Kugenda nk'intwari nuko umara imirimo yawe. Ya ndirimbo twatangiriwe, uko kwizera kw'abakurambere, kwa kundi kwabashijaga kwemera kuzira akarengane, kwicishwa inkota n'umurimo, bakabohwa, bagakubitwa, bakarohwa mu mazu y'imbohe, bakajugunywa mu byobo by'intare, nyamara bakagumya kwizera. Nubwo batatejwe bikomeye ntibagire inzika, maze ntibikome ababatotezaga, bakabasabira imigisha. Uku kwizera natwe dukeneye kukugira, dukeneye kukugira mu mutima, tukakunambaho, kugira ngo uko byagenda kose nubwo twapfa dupfe tutanduranije, kugira ngo iyi si dusubemo y'uyu munsi tubashe kwihagararamo dushikamye. Abo bose bapfuye bakizera batarabwa ibyasezeranijwe, ahubwo babiroraga biri kure cyane bakabyishimira, bakavuga ko ari abashyitsi n'abimukira mu isi. Abo bose maze kuvuga, abavuga batyo baba berekana yuko bashaka gakondo. Natwe niko tugomba kuvuga, natwe turashaka gakondo. Murashaka gakondo? Murashaka gakondo? Murashaka gakondo? Niba mushaka gakondo, mumara imirimo.
ya mirimo babwiye yose muyimare hakiri ku manywa. Niba mushaka gakondo mwigereje dusenga, kandi niba harimo umushyitsi, niba harimo abashyitsi bazana tubasengere by'umwihariko. Niba mushaka gakondo tukwiye kumara imirimo hakiri ku manywa, n'igihe umuntu atabasha kubona. Reka mbasabe kugira ngo mucishe bugufi mu mitima, dusenge Imana ideho kubara iminsi yacu neza, tumenye ko iherezo rya byose riri hafi. Ntabwo turirimba, niba hari abashyitsi barimo batambika hano imbere tubasengere by'umwihariko. Niba abashyitsi barimo batambika hano imbere tubasengere by'umwihariko. Twabahamagaye nibazana imbere ku ruhimbi tubasengere by'umwihariko. Abo bose bapfuye bakizera batarahabwa ibyasezeranyijwe, ahubwo babiroraga bakiri kure cyane bakabyishimira. ngo iki? Mbese burya nuko byagenze ya baba we, bari bafite kwizera gukomeye pe. None se aya magambo uri gusoma uyakuye he ko numva ari meza? Nanjye ndi kuyakura ku nsanganyamatsiko y'amateraniro. Amateraniro y'ahandi iwacu ku itorero rya Kabuye da. Mfasha ubimbwire neza, aya magambo yansobanurire yose. Ndumva aryoshye pe kandi unteye amatsiko. Ambo ndumva ufite inyota yo gusobanukirwa byinshi, ariko nanjye nisomeraga ubutumire. Ushaka kumenya rero ibiruseho wabibwirwa n'umubwiriza, niwe wateguye iyi nsanganyamatsiko da. Ngaho rero nyihera gahunda neza numva iby'ubwo butumire. Amahanga yasubiranyemo muyaburire. Nawe ufite inyota ngwino muri aya materaniro, kuko ubu butumire burakureba. Itorero ry'Abadiventisiti b'umunsi wa karindwi rya Kabuye mu ntara y'ivugabutumwa ya Erayonofili y'Uburasirazuba bwo hagati mu Rwanda, ribinyujije mu cyiciro cy'imirimo y'abagabo, ryaguteguriye amateraniro y'ivugabutumwa y'ibyumweru 2. Nuguhera ku isabato tariki 21 z'ukwezi kwa gatatu kugera ku isabato tariki 4 z'ukwezi kwa kane 2026, turi kumwe n'umubwiriza Tuyisenge Celestin mu nsanganyamatsiko igira iti kwa kwizera kw'abakurambere kuracyakenewe mu isaha dusohoyemo, ishingiye mu Baheburayo 11 umurongo wa 13. Gahunda y'aya materaniro iteye itya: ku isabato nuguhera saa 8 kugera saa 12 z'umugoroba. Ku wa mbere w'iminsi 7 dimanche nuguhera saa 10 kugera saa 1 z'umugoroba, naho mu yindi minsi nuguhera saa 11 kugera saa 1 z'umugoroba. Muri aya materaniro turi kumwe n'amakorari mukunda cyane nka korari Emmanuel yo kuri RMS Kamukina, Urumuri yo ku itorero rya Kimisagara, Igihe niki ya Kimisagara, Cornerstone yo muri Asayuwara Nyarugenge, korari y'icyiciro cy'abatabazi ku itorero ry'Abadventisi umunsi wa karindwi rya Gikondo, n'andi makorari atandukanye. Sangiza abandi ubu butumire, twese tubyitabire.